Igitondo cyiza kuri mwese nanone mudukurikiye mu kiganiro Le Matin, kandi dukomeza kubashimira ko mugenda mutubwira ko mufashwa n'ijambo ry'Imana rya buri gitondo. Kadusenge. Mwami, turagushimye muri iki gitondo cy'umugisha uduhaye, turakwegereje kugira ngo ubane natwe muri iri jambo tugiye gusoma. Mwuka wawe wera amanukire kubana natwe no kudusobanurira, atwigishe, kandi ibyiza byose bituruka mu ijambo ryawe n'imigisha yaryo bane natwe uyu munsi n'iteka ryose. Amen. Muri iki gitondo turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 8, turara ku murongo wa 23. Matayo 8:23 aravuga ngo turasoma bibiri ijambo ry'Imana. Aravuga ngo nuko yurira mu bwato abigishwa be bajyana nawe, nibwo haje inkubi y'umuyaga mu kiyaga kugeza ubwo ubwato bwari bugiye kurengerwa n'amazi. Ubwo Yesu yari asinziriye, baramwegera baramukangura, baramubwira bati, Nyagasani, dutabare, turashize. Arababwira ati, niki kibateye ubwoba, iyo mwafite kwizera gukemwe? Aherako arahaguruka acyaha imiyaga n'ikiyaga, maze zituze ryinshi. Abigishwa barumirwa, baravuga bati, uyu ni muntu ki utegeka imiyaga n'ikiyaga bikamwumvira? Amagambo niyo tugiye gusoma muri iki gitondo, kandi n'amagambo tuzi benshi dusoma, ariko muri iki gitondo turibuza kongera kutubera amagambo mashya, aho Yesu yari kumwe n'abigishwa be bari mu nyanja bagenda mu bwato. Sinzi niba icyo gihe bari bafite life jacket, niba babaga bambaye amakoti atuma nibaza kugira impanuka bataza kwitura mu mazi ngo barengerwe nayo bacubire hasi bapfe. Bishoboka ko muri iryo koranabuhanga ryari ritaraza, ariko abantu bakomeje kugira ubwoba babonye inyanja irushaho kugenda, cyangwa se ikiyaga kirushaho kugenda cyongera umuraba. Bagira ubwoba, baragashya bakora iyo bwabaga, bakoresha imbaraga zabo n'ubwenge bwabo, ariko biranga. Bamaze kubona byanze, nibwo bagiye kureba aho Yesu yari aryamye, baramubwira bati, Mwigisha, dutabare, dore turashize. Yesu nawe icyo yabonye ni uko yabonye ko badafite kwizera guhagije. Aravuga ati, mwafite kwizera gukemwe, kuki mutizera? Arabyuka muri bya bitotsi yaribereyemo, araza maze acyaha inyanja, iratuza, ikiyaga kiratuza. Abantu bose bigishwa baratangara bari muri ubwo bwato, kuko bavuze ngo, ese n'imiyaga iramwumvira, n'inyanja ziramwumvira, ibintu byose biramwumvira? Baratangara cyane. Ikibazo twifuza kubaza muri iki gitondo ni ukubaza ngo, ese wowe iyo uri mu miraba y'ubuzima witabaza nde? Iyo uri mu miraba y'ibibazo by'uruvangavange bikugarije, bigutera stress, ari ibintu umuntu atatekereza ko byamutera stress, ari ugasanga byagutera stress kandi mu buryo utabitekereza. Umwana yatsinzwe ishuri, umwana yarwaye, umwana ntakiba mu rugo, asigaye yirirwa agenda, abakozi bakugoye, uwo mubana ntabwo ameze neza, arakurushya, afite ibibazo by'uburyo butandukanye. Ibyo bintu byose ku kazi, umukoresha wawe, abo mukorana se, hari conflict cyangwa se intugunda hagati y'abakozi n'abakoresha. Ibyo byose bishobora gutuma umuntu agira stress y'ubuzima, kandi mu by'ukuri atari na stress yo kuvuga ngo ibintu byacitse cyane cyangwa se byadogeye, cyangwa se ngo ni ibintu biri butwara ubuzima bwe, cyangwa se biri butume wenda anahangayika birenze, bikaba byamutera ibibazo bitandukanye. Ariko ugasanga stress yazamutse bitewe n'uko ayo mahoro y'umutima yabuze. Ese iyo amahoro y'umutima abuze bitewe n'iyo miraba ya hato na hato y'ubuzima, kuko ubuzima bwo ntabwo bushobora kuburamo imiraba, uko byagenda kose ubuzima bugendana n'imiraba. Satani nawe aba ashaka kugira ngo atunyeganyeze. Murabyibuka no kwa Yobu, uko yagiye Imana yirase ubwiza bwa Yobu. Imana was proud of Job, ivuga ngo wabonye umugaragu wanjye mwiza nishimira. Yobu nawe akavuga ngo none se Yobu icyo utamuhaye ni iki cyatuma atanezerwa? Ni iki utahaye Yobu cyatuma atakomeza akubera intungane mu maso yawe? Ati, uwamukuraho iriya migisha yose, uwamukoraho gatoya akamukuraho iriya migisha yose, nawe yamera nk'abandi bose.
hanyuma Imana kubera ko ari yizeye Yobu cyane avuga ngo nguhaye uburenganzira, genda ibyo uvuga by'imigisha ubimukureho maze turebe. Icyo nakwemereye ni ubuzima bwe, icyo nakwemereye gukoraho ni ubuzima bwe. Hanyuma Yobu arageragezwa mu buryo bwose, ariko Yobu ntabwo yigeze ava ku Mana, ahubwo yakomeje kwishingikiriza ku Mana. Satani rero urumva ko ahora ashaka kugira ngo atuvane muri uwo munezero n'ubwo busabane bwacu n'Imana, kugira ngo umunezero wacu w'umutima ugabanuka, hanyuma turebe ibibazo dukura amaso kuri Kristo. Niko n'abigishwa byagenze, bakuye amaso kuri Kristo bareba imiraba, bamaze kureba imiraba bakabona barimo barengerwa n'amazi, ubwato bukarushaho kurengerwa kubera ko barebye imiraba, barebye ibibazo, barebye ibyo bibakikije kandi byenda kubamira, hanyuma bibagirwa ko bari kumwe na Yesu aho ngaho. Imana yacu tugiriye neza cyane, dukwiye kuvuga ko turi kumwe na Yesu, maze n'iyo imiraba yaza uburyo bwose tuvuga ngo Yesu niwe turangamiye, niwe duhanze amaso, ni wowe udukiza, no mu rupfu turi kumwe, no mu buzima turi kumwe. Haleluya. Niko dukwiye kureba, niko Yobu yarebye, yakomeje gutumbira Imana, yakomeje gutumbira Uwiteka, kandi Uwiteka abana nawe. Murabyibuka n'igihe Petero yashaka kugenda hejuru y'amazi agira ngo asange Yesu aho yari ari, yarebye amazi areka gutumbira Yesu, aretse gutumbira Yesu atangira kurohama. Ariko atangiye gutumbira Yesu atangira kugenda hejuru y'amazi, adafite ikibazo na kimwe cyo gucubira mu mazi. Natwe muri iki gitondo nongeye kubashishikariza kugira ngo mutumbire Kristo, mutumbire Kristo, ari kumwe natwe, ntabwo ari kure. Ushobora kwibwira ko yasinziriye, ariko ntabwo asinziriye, kuko imiyaga n'imiraba n'ibibazo by'ubuzima bwa buri munsi, situwasiyo z'ubuzima tunyuramo za buri munsi zose ziramwumvira. Situwasiyo y'ubuzima bwose bwa buri munsi iramwumvira. Ntabwo ari situwasiyo yo kuba umuntu ageze mu gihe cy'akaga, yenda kwicwa, yenda gufungwa, yenda kwirukanwa ku kazi, yenda guhomba. Situwasiyo y'ubuzima ubwo ari bwo bwose iramwumvira. Yumvira ikibazo cy'uburwayi ufite, yumvira ikibazo cy'abana babuze minerval, yumvira ikibazo cyo mu rugo ibyo kurya byabo bike, yumvira ikibazo icyo ari cyo cyose, yumvira ikibazo cy'igihe umuturanyi atakumereye neza, yumvira igihe ikibazo abo mukorana batakureba neza. Ibyo byose, izo situwasiyo zose arazitegeka zikamwumvira. Reka tujye muri uwo mwanya wo kumuramya no kumuhimbaza, tumuhange amaso, tumuramye, tumubwire ngo Kristo niwe twiringiye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Twaba turi mu bibazo, twaba turi mu munezero, niwe byiringiro byacu bya buri munsi. Kristo abagirire neza, abiteho. Kandi wowe ushobora kuba ufite imiraba y'ubuzima uri kunyuramo, ndakwinginze kugira ngo utumbire Kristo, ntukure mu ruge, nturekure ngo urebe ibibazo, ahubwo utumbira Kristo, umuramye, umuhimbaze, hanyuma ubwoba bwose Satani yaguteraga uravaho, kandi Kristo ariyerekana nk'Imana. Reka dusenge. Mwami mwiza, turagushima cyane kuri Imana yacu kandi dukunda, tugushimira urukundo rwawe, tugushimira ko twitaho kandi ukabana natwe. Turakwinze kugira ngo udufashe turenge imiraba y'ubuzima tunyuramo, nubwo ijya kumera nk'aho igiye kuturengera rwose, tugasa nk'aho tugiye gupfa, ariko uri kumwe natwe. Twizeye tudashidikanya ko uzarushaho kuturwanirira, uzarushaho kudukomeza, kandi uzarushaho kudufata ukuboko kugira ngo tutarengerwa n'imiraba. Imana natwe uyu munsi, gendane natwe, utwigishe kandi dukomeze. Uyu munsi tubere mwiza, tube ibyishimo bidasanzwe, tube gusabana nawe mu buryo bw'umwuka, kandi uduhe gukora bituma izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ibyo tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Gira umunsi mwiza, kandi Kristo akomeze kubaneshereza, aturishe imiraba y'ubuzima bwose muri kunyuramo, mu izina rya Yesu Kristo.